Reka tubifurize ikaze kuri Gentil TV na Abayisenga TV, tukaba turi kumwe muri studio zayo televiziyo ndetse zizo televiziyo zombi. Reka rero mpikaze Abayisenga n'ubundi manziraho. Urakoze cyane kunyakira, banza no gusuhuza abantu badukurikiye, nizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye hose. Giye kuba ndi kumwe na Gentil muri kino kiganiro kugira ngo tugaruke ku bintu bimwe na bimwe twagiye tuganiraho ubushize. Ntago ari ibintu dutangiye ubu ngubu, ni ibintu twagiye tuvuga mu magambo make make, ariko tugiye kuza tukareba ingingo zimwe na zimwe tugenda tuvunagura kugira ngo byibuza tugire icyo dusobanura neza, kugira ngo abantu bagende basobanukirwa ibintu n'ibindi. Ubwo rero ndagira ngo tutarakomeza ngo twinjire mu kiganiro neza, ushobora gukanda subscribe wowe udukurikiye kugira ngo ubashe kudushyigikira, kandi birashoboka cyane ku bantu baba baragize amahirwe yo kudukurikira bwa mbere cyangwa se bagize n'amahirwe yo kudukurikira ubu ngubu, gukora subscribe bakabasha kujya babona ibiganiro uko bigiyeho, kandi ibiganiro byacu ni akagaruka buri gihe. Tubahaye ikaze rero aho muri hose mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse no ku batuye hakurya y'amazi, Burayi, Amerika, Aziya ndetse na muri Europe, bose bagubwe neza bumve umugisha w'Imana. Ndetse aka kanya Gentil, ariko umuntu aba ari mu bibazo, bakundi bavuga ngo isi yakwikaragiye gusa. Isi ijya yikaragira ku muntu, isi ijya yikaragira ku muntu. Reka tumubwira ngo kubera ko ibihe birasimburana niko Imana yabigennye, kanya ni sawa, ejo bizagenda neza. Bishobora no kuba uyu munsi bitameze neza ariko ejo bikagenda neza, ariko nanone bishobora kuba bimeze neza ejo bigahinduka. Bajya bavuga ngo ni ibisi n'agatebe gatoki, cyangwa se isi igenda yihinduranya bitewe n'aho bigeze. Tubahaye rero ikaze nk'uko twabibabwiye, kandi tubabwira ngo ibiganiro byacu byibanda cyane kuri gospel, twibanda cyane cyane ku ijambo ry'Imana, gospel ndetse n'ibindi biganiro. Ariko uyu munsi twashatse kuganira ku bahanuzi ba kera uko bakoraga, ndetse tugenda dufata ingero zimwe na zimwe. Hari abahanuzi benshi twagiye tubona muri Bibiliya, aho tugenda tugasanga umuhanuzi Yeremiya, tugasanga umuhanuzi Eliya, tugasanga umuhanuzi Hezekiya, ndetse n'abandi bahanuzi bakomeye cyane dusanga muri Bibiliya, aho tugenda tubona n'aba Ezekiyeli uko bagiye bahanura, uko bagiye babaho mu buhanuzi bwabo bwa buri munsi. Ese bitwaraga bate nanzi? Eliya rero akaba ari umwe mu bahanuzi bigeze kwishongora, buriya ndamwemera. Yigeze kwishongora rimwe aravuga ngo ninjye muhanuzi njyenyine usigaye. Ariyemera, ariyumva nk'abahanuzi b'ubu ngubu, ati ninjye njyenyine uhari. Mu matorero amwe namwe amadini usanga harimo, buri itorero ntabwo nkunda kurikoresha kuko itorero ni rimwe, amadini mu madini amwe namwe usanga hari umuhanuzi waba umusitari, iyo ahanuye icyahanuye bumva ko aricyo kintu gikozwe, mbese aricyo kintu cyihuse, bakamufata nk'ikigirwamana. Muri makeya uwo muhanuzi atangira kwitwara yiyumva, akumva niwe muhanuzi ukomeye cyane. Abo bahanuzi bababwira iki? Abo bahanuzi ikintu nababwira, nimujye down kubera ko Imana iri hejuru. Hari akantu nkunze cyane, nibajye hasi cyangwa se chini, nibajye hasi kubera ko Imana ni iri hejuru. Imana iri hejuru ya byose, cyane cyane yuko Imana buri bukukuna yahise irakara ibwira ati ntago ari wenyine usigaye, wikwigira gutyo, ntago ari wewe, yego. Imana ikunda umutima uciye bugufi, umuntu uyikorera kandi akemera kuwikorera mu by'ukuri aciye bugufi. Rero Eliya mu buhanuzi bwe bwagiye busohoka, cyangwa se nuko yagiye agaragara, ngewe mukundira igihe yicaga abahanuzi ba Bali, hari ahantu harankoze ku mutima. Urumva ngo yari afite ishyaka rinini rikomeye ryo kurwanira umurimo w'Imana. Manzi yari afite ishyaka pe, yari afite ishyaka ku buryo mu byo yakoraga byose wumvaga yari confidence.
yumvaga muri make ibyo agiye gukora birimo neza. ntabwo yaryaga amaturo. Ariko ako kantu uzanyemo nanone akantu ko kurya amaturo binyibukije urusengero rumwe ejo bundi bagurishije. Ariko wari ugiye kubimbwira ejo bundi Reka nkubwire manzi, wasanze urusengero ibintu biri ku murongo neza. reka banze nkubwire ako gakuru ariko niba ngo urusengero rw'ahantu hamwe muri iyi minsi rwatejwe nako ntabwo ari cyamunara rwaragurishijwe. Aragurisha mu ibanga. Pasiteri arugurisha mu ibanga rikomeye, amaze kurugurisha mu ibanga rikomeye abakristo barazateka reka uyu ni umutungo wacu, ntabwo ari umwana we, ntabwo ari umugabane w'umwana we. None se uwo mupasiteri ariko abakristo nabo hari ikintu nabagaye. Ubundi niba rwaguzwe n'umushumba hakaba hajemo umushumba baje bakisengera, ubundi bo bararwana n'iki? wasanga bari bafite imigabane. Ikintu cyishe itorero idini ry'uyu munsi ni imigabane. Hari abayifite muri beneri, hari abayifite ariko noneho abantu basigaye bafite imigabane mu madini. Mweka byaramwe ibintu bigeze kure mazi. yagize atya, Yego. abaca ruhinga agurisha urusengero, hanyuma abakirisitu batabizi. Yego. Hanyuma rero baza kubimenya. Aho babimenyeye intambara yarose. akuse oya burekeye aho ngaho. Ubundi birakwiye ako byagakwiye. Reka nkubwize ukuri, kubera ko niba Manzi, urusengero bari barufata, abantu badukurikiye badukize birakwiye ko urusengero rujya ku isoko. ni inkuru ngiye kubanza kugusomera hano kumena n'abadukurikiye. Yego. Gasabo pasiteri ashinjwa kugurisha urusengero yishwa hano hirya, yitsimbye abakirisitu hano hirya, hano muri Gasabo ya gato. Yego. Iyi nkuru ikomeza igira iti bamwe mu bakirisitu bitorera iriba ry'ubugingo bari mu gahinda. Pasiteri itorero urumva uretse gatoya agurishije urusengero rwihishwa. Ni urusengero rwari ruherereye mu mudugudu wa Ruraza, akagari Kangara, ni ukwangara nyine mu karere ka Gasabo. nariya kwangara ahubwo nawe ni ingara umuntu wasizwe buryo ujya ugenda gake, yasizwe ariko yasigiwe kwangara. Oya reka banza usome iyo nkuru. Inkuru ikomeza ivuga ko abakirisitu bavuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2014 ejo bundi mu bushobozi buke bari bafite gatoya baritanze, mu bushobozi buke babuteranyije bakubaka urusengero. Ariko wa 19 Mata 2024 ni itariki barayibuka n'isaha. Iyo ni itariki urusengero rwagurishijwe. Okay, nayingize ngo wajya wumva neza ibintu ndimo ndabyumva. Bavuga ko mu mwaka wa 2010 bo bikusanyije uretse gatoya hariya kwangara nyine buke bitanze hariya kwangara urusengero cyavuga neza, sibyo? Yego. Ku wa 19 ubundi Mata 2024 yego batunguwe no kumva umuyobozi w'itorero urumva ego tekereza bamwita amanzi Mukarunanira Jean yagurishije batazi yarugurishije mu buryo batazi. Ese uwo mushumba ni umupasiteri revera cyangwa ni umu apotre? Yego. Yego. Urusengero akaba yarugurishije miliyoni 20. Udufaranga duke cyane y'u Rwanda. Amafaranga ataguze n'imodoka ngendamo. Aba bavuga ko urusengero rwaguzwe n'uwitwa Kwizera Nehemi. Ni umupasiteri se cyangwa agiye gushyiramo akabari? Warugurishije? Kanze tuze tubirebe neza. Uwo muntu wabiguze ni umupasiteri? Bese tumurebe neza muri iyi nkuru nanjye nibwo ikingeraho. Umwe muri abo yabwiye TV1 ati nagiye kumva numva ngo pasiteri yagurishije gatoya. Yego. Umwe muri abo yabwiye TV1 ati sibyo? Nagiye kumva numva ngo pasiteri yagurishije telefone.
telefone yahise anayikuraho na telefone yayiri yuko yari urusengero ahita arya na telefone. ariko undi nawe ati buretse gatoya undi nawe ati ntabwo bigeze bakora inama na komite n'abanyetorero ahubwo twagiye twumva ngo urusengero rwagurishijwe. Ikibazo twe dufite ari ikintu ikibazo abanyetorero bafite nuko yagiye kugurisha urusengero rw'itorero ritabizi, abikora rwihishwa ritabizi kandi urusengero ari urwe. Ari urwe gute? Nisi urusengero si urwe. 14 ntabwo nakubwiye ko baje amafaranga bayateranyije kwande sikwangara hariya barangaye hoyi bayateranyije kwangara ara ku rusengero ari. Reka noneho turuzi no muri vuga ngo abakirisitu ngo ikintu kibababaza ni ukuntu batunguwe nuko basanze ibikoresho byose by'urusengero byagurishijwe. Ahantu niyo ashobora kuba agiye kujyamo akabari. Muretse nkubwize ukuri rero wenda tugiye tunasesenguramo gakeya nuvuga ngo urusengero rwagurishijwe rumaze kugurishwa na telefone iraribwa. Oya we yariye telefone urumva na simukadi ahita na simukadi yayiriye batamutesha yakoze yahise ajya kugura n'icyashya. none se umuntu yemerewe simukadi zingahe haryo? urumupase 3 ubwo ngubwo iyo ngiyo yari iri ku mubare baranazisiba ariko mu buryo bwo kugira ngo ikiyongeyeho ibikoresho byo mu rusengero byose byagurishijwe. aha hantu hasengewe abantu benshi akaba ubuhanuzi, ahantu bavugiye Imana ashobora kuba agiye kujyamo akabari, ahantu bavugiye Imana, ahantu bavugiye Uwiteka, ahantu umwuka wamanukiye manzi hagiyemo iki? Ashobora kuba agiye kujyamo akabari ariko sindabimenya neza. Reka twumve uriya Nehemiya ni muntu ki? Ngiye ndashaka kumenya Nehemiya ni muntu ki? Kumenya muri iyi nkuru. Umweti aza nijoro urumva hari ryari asahura n'ibyari byasigaye mu rusengero. Hari ryari? Nijoro pasiteri wa mugore si wa mugorera uretse gato asahura oya no mugabo no mugabo asahure asahura mu rusengero. Yewe ndumiwe yaragatse asahura intebe urumva ngo abitwara bujura. Abakirisitu baragira bati urumva dukeneye ubutabera kugira ngo utuburanire badusubize ibyacu urumva ariko twe ntabwo turishije manzi wenda ngiye sinsobanura yabutwaye bujura amaze kugurisha urumva bujura urusengero agaruka kuzitwara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi azanwa no kwica no kurimbura. Uriya mupasiteri yazanwe n'iki? Urumva atatanyije ubukozi iyo hinguka umukristo yari kumukubita ikintu ariko se bari kuba bujuje ubukirisitu. None se iyo hahinguka umukristo ni ukuvuga ngo pasiteri we icyamuzanye yari akizi yazanywe no kwiba yibye mu rusengero rwose. Mva kandi se wabaza umbwira ngo urusengero ngo nurwe ngo ntabwo ari urwe ntabwo ari urwe abaturage bahariya muri itorero riheze urusengero ni urwa pasiteri idini riheze ni irya pasiteri. Dore ikibazo dufite ikibazo cy'abapasiteri biyitirira insengero. Ushize nabikubwiyeho manze ushize nabikubwiyeho ariko hano barakutumvikana neza. Pasiteri kubera ko bamwe mu bayoboke b'itorero ko pasiteri ari basinye bw'itorero byagurishwaga bavuga ko ariko bigaruye bavuga ko babeshwe ko ibikorwa bigiye kwimurirwa ahandi. Harimo bamusinye hajemo amayeri. Ubwo niba nabahagaraye nabagize inama njyanama yabo ntawamenya. Yego buriya se abantu bameze kuri n'akantu ntibagafata. Reka tubabwire ikibazo dufite muri iki gihe manzi. Dufite ikibazo cy'abashumba barenze kuba abashumba ahubwo basigara babaye n'abajura. Barenze munyumve neza abaduteze amatwi namwe mudukurikiye aho muri hose. Dufite ikibazo cy'abashumba barenze kuba abashumba ahubwo babaye abajura. Ni gute umushumba agurisha urusengero yasengeyemo, urusengero yabatirijemo? Ese abo bantu yabyaye abashyize he?
pasiteri niba uri pasiteri ntabwo ujya nera uyu muntu wasizwe amavuta aho wasigiwe niba ari aho kwangara ntabwo mpazi hari akantu buriya kamfashije ngo yari yaravuga ngo ninjye muhanuzi njyenyine usigaye. Hari abashumba muri iyi minsi bumva ko aribo bashumba. Umushumba ariko se banze umbwire umushumba agiye kuvuga ijambo ry'Imana yarana agiye kuvuga ubutumwa banyaka Bibiliya ngo bayintwaze ndanga. Ni gute bagutwaza intwaro yawe ubundi mu buryo bwa ngo ni icyubahiro ni icy'Imana ahubwo ereka Imana ko ufite uciye bugufi ugeze mu rusengero. Ariko se wamugane Bibiliya ifite ibiro bingahe ku gitakomeza baragenda bamwe hirya hano abandi hirya hano manzi ntabwo ujye ubibona ukagira ngo ukajya ubona umuntu barimo baramwitambika hote ko se eske arogezemo hano kirariko mu cyubahiro baba bari guha abakozi b'Imana. Icyubahiro baha abakozi b'Imana what? Cyubahiro ni icy'Imana. Cyubahiro ni cyawe Imana. Ntabwo ari cy'abakozi b'Imana. Reka mbabwire abantu duteze amatwi. Nimureke kunyubaha mwubaha Imana. Umva pasiteri wawe wo kwangara uko byarangiye. Yego. Noneho umwe mu bamusinyiye. Yego. Urumva? Yagize ati banyemeje. Yego. Urumva? Ku komite bayiganirije. Amafaranga yawe pasiteri Jean ko amafaranga ariko wahoze umakanya ko pasiteri atari umugore hejuru ni Jani ni Jani ntabwo ari Ja ntabwo ari Ja urusengero yaruriye amafaranga kubita ku gitenge ni umupasiteri mwana veni rimwe kabiri gatatu veni miliyoni veni koko ziguteranye n'intama wayoboye noneho yanababwiraga ko urumva yego n'ahantu nyine urwo rusengero bagiye kurwimurira ikibanza cyagutse cyo kubakamo urusengero rundi cyake. Ariko birashoboka ko bajya kugura ahandi na rwa rundi bakarugumisha rukaba ishami ryabo bakaguka mu buryo bw'umwuka no mu buryo muri fizikali. Eske niba ufashe urusengero ukarugurisha madamu pasiteri cyangwa namwe ba pasiteri reka namba nuriya yagurishije urusengero reka ngaruke kubasigurisha impano nono naje kabisa ahubwo se ugize ngo namba na Jean namba nugurisha urusengero ntagurisha impano noneho rero uretse banza uvuga ko kantu nushaka kubyumva cyangwa umuntu aryamanye miliyoni 20 ariko zabaye zasinyiwe bamusinyiye ariko urumva bativuguruje bamusinyiye no hano mise numva ko bamusinyiye ese ari uwo babeshye muri makeya uriya mushumba yego wenda yagurishije inzu y'Imana katubivuge gutyo ariko ugurisha miliyoni Imana yamuhaye umuvandimwe ati rero avuga za digiri bajya bavuga za digiri barakuzinze mu bihugu byose ariko manze reka nkubwire wenda uzamfashe tujyane iyi kamera ku muntu w'umupfumu kandi ndabigusabye tuzajyana iyi kamera ku muntu w'umupfumu bazaturigitisha babarigitisha se bafite izihe mbaraga ntazo barabashuka reka mbabwize ukuri biriya bintu bakora gataro hari mwene wanyu wagiye hose ngo nawe wa kabiri yonyine se tuzajyayo njyewe ndabibemereye nzabajyanayo dusure turebe wakwiruka se ukayisiga icyo gihe nyine yakurangiza. Ariko icyo nshatse kukubwira ziriya ndimi abapfumu bavuga zimaze guhura n'indimi abantu bo mu rusengero bakoresha. Nimuhindure yego nimuhindure mureke izo za digiri zanyu uri kumva nimuhindure byaje kuyoberana. Abapfumu rero bati namba nabariko reka nagaruko bashima namba nabo nago biyitira izina ry'Imana bitira bakuru abazimukazi babo n'abasekuruza babo bakabyerura. Nta mupfumu uravuga ngo Imana yo mu ijuru, ariko abicigiyemo mu rusengero barimo baritirira Imana ibyitavuze bakirirwa bavuga ngo dore manzi ngo dore janti. Reka manze mbabwire nimuve ku giti dore umuntu, nimuve mu madini dore itorero,
itorero nirifasha imfubyi rigafasha abapfakazi, itorero nirijya gusura abarwayi, itorero nirimenya ko runaka burayi. Wigumya nayo bafite bayabamaramo. Nagize agahinda manzi, nagize agahinda ngeze ahantu bari kuvuga ngo mw'abicumi ni mujye hano basengera. So niba batanga 10 ikibazo basengeraga kigakemuka, niba batanga senkani kigakemuka, wayatanze se ukareba ko utagumya kuburinda nk'iyo ngewe kubona mba nifite n'inda. Ibi ni ibiryo bike ariko ngewe nzabyibuha nyine. Ikibazo yatanga nyine uyibone nange 10,000 nabonye nayo kurya. None se cyo kibazo barimo barabakamura nyine, barimo barabamaramo n'utwo bafite. 10 nariguramo nanjye birayi nkabi. Noneho rero kinjira ufite inda nk'iyanjye hano harahiye senkani. Ikibazo cyatubonye ati umva senkani hariya, uri kubyumva? Turimo turaganaye bakunze ba Gentil TV na Bayisenga TV, turimo turaganaye. Ese turimo turagana i Kanani, turi kwerekeza i Kanani cyangwa se turimo turajya muri Giyono? Siko mbibona kuko ubu pasiteri ari kubona hari umukirisitu watuye inote ya 5. urusengero rumaze kuzura urubarira amafaranga, wamara kurubarira amafaranga ukarushyira ku isoko. Uvuga ngo niba yabonye umukirisitu atuye inote ya 5 akayibura muri kubara amaturo, ni ikibazo. Ariko warabibonye ubushize amayiguru ntiyarangira. Iyo umuntu watuye 5 bakamukurikirana, pasiteri yagize gutya akubita ijisho ry'umuntu watuye 5. abantu babatura baririmba indirimbo yo mu giti ngo nishimiye n'ibiki byose. Inote ya 5 iriho imfura hano mu kujya kubara amaturo barabara ariko akabona ntacyo, akabona harimo za bucura, harimo za harya n'ubuheta. Ati noneho rero ati mwebwe mwese munsi mwebwe mwaturishe ku murongo hano inote ya 5 nabonye nayiboneye, namubonye. Iyo note iri, iyo note iri, ariko habaye intambara. Habaye intambara. Umwe wabuze ati rwose ngiye mu rukweto, ngiye mu rukweto abayivanye. So burambwira abakozi b'Imana baracyaba Gentil, mureke tugikonkuriwe, ariko twibutsa abantu yuko bagomba kumenya aho bagomba kujya. Murimo murajyaye, muri kwerekezayo. Ese inzira kuki mushaka kujya mu nzira y'igihogeri? Kristo yadusabye kujya mu nzira ifunganye. Inzira ifunganye abantu iri kubagora, barimo baragorwa no kunyura mu nzira ifunganye. Barashaka kunyura mu nzira z'ibihogere gusa, kandi ari itanga umusaruro. Ni ukuvuga ngo nta muntu ugishaka kubabara, nta muntu ugishaka kumva ko yabana n'Imana mu buryo bw'ubushariri. Turashaka imodoka, turashaka visa, turashaka. Ni byiza pe, n'imajambo ryawe ngo ni byiza kuri mwe. Gentil, reka dusezere abakunzi bacu. Akundesha nabwo ahora mu itama. Imana ibaha umugisha. Ni Gentil TV ndetse na Bayisenga TV, muba muri kumwe na Manzi ndetse na Gentil, tugaruka ku bintu bijyanye n'abakozi b'Imana bamwe bagenda babeshya rubanda, babeshya nk'uko twabivuze tuzaba tugenda tubanyomoza kandi tubereka yuko inzira bagomba gucamo kugira ngo bihane. Noneho uyu munsi twavuze ku bahanuzi, ku mushumba ndetse wagurishije itorero rye, ndetse tuvuga no ku bahanuzi bagurisha ubuhanuzi bwabo, impano zabo. Imana ibaha umugisha. Ikiganiro ni aho ubutaha. Murakoze. Mana turagushimye, uri Imana nziza, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Barakoze kubana natwe nk'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi. Twemerere Mana ukore ku maso y'abanyarwanda, tubashe kureba ibifite akamaro. Muri aka kanya umugisha buri wese udukurikiye. Reka ubuhanuzi yari yiteze mu bindi bintu uyu munsi abubone. Reka uyu munsi yongere yakire ibyiza kubwo gukurikira ikiganiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ni Gentil TV ushobora gukora subscribe na share kugira ngo ujye ubasha kudushyigikira, bakanakora na share. Ndetse hari na nimero ziri aho hasi kuri screen, ushobora kuduhamagara ukagira igitekerezo. Ziba no kuri WhatsApp, no kuri WhatsApp zibaho. Dusubire.